Nombo urahari? Yego nakumva ndagusuje Rosemary. Urakoze cyane Nombo Marara, reka tugushimire kuvuga umusanzu utanga w'ibitekerezo, ndetse mu minsi yashize waduhaye amakuru uvuga uti Kagame yagiye gufata Bukavu, ubwo kwazi n'ubwa nkoranyambaga bavugaga ko Bukavu itari bufatwe, ugira gutyo uraza ujya ku ikarita urerekana uti Bukavu irafatwa mu minsi mike, ubu tuvugana Bukavu yarafashwe. Nombo Marara, amakuru ufite mu bikurikiyeho noneho ubu Kongo ihagaze ite? Igikurikiyeho ni ikihe ku mugambi wa Kagame? Urakoze. Ntabwo iyi ntambara iragoranye cyane kubera ko ubundi intambara ya Kongo ya mbere yari yoroshye, iya kabiri nayo yaragoranye kubera ko yari irimo ibihugu 18 birwana, ndetse u Rwanda rurayitsindwa, ndabwira 98, dupfushirizamo n'abasirikare benshi cyane. Ariko iyi ngiyi haje gukurikiraho ya 2011 na 2 na 3 nayo u Rwanda rurayitsindwa, bitewe n'uko hari Musadake ibifitiye ubushake. Aho kuri iyi ngiyi ya 2024 na 2025 rigoraniye nuko umwanzi ari imbere n'inyuma. Umwanzi rero yari imbere n'inyuma, hari igihe biba ngombwa ko ugomba kubanza gusubira inyuma gato. Imbere n'inyuma bishatse kuvuga he na he Nombo gute? Urabona Uburundi buri kumwe na leta ya FARDC, kandi bufite ubushake n'amagambo menshi byo guthreateninga u Rwanda. Nubwo bwose u Rwanda rutarimo kuvuga ku mugaragaro yuko ruri mu ntambara, ariko ntawe uyobewe ko ruyirimo, narwo ubwabwo ruzi ko ruri mu ntambara, ari narwo rurwanira iyo ntambara. Sasa Perezida Evariste akomeje kuvuga amagambo, kandi ntabwo arimo no guceceka ngo planning, nta n'ikintu arimo no gukora, anaongea tu. Ariko Kagame ntabwo avuga, Kagame arimo arapanga intambara. Ubu mukanya ageze Kigali, ndetse ndakwizeza ko arimo gupangira Burundi ubu ngubu. Ibyo kujya Kinshasa ntabwo ari byo byihutirwa, nta nubwo biri muri plan at the moment. Ikintu cyari gikomeye ni ugufata Bukavu kugira ngo kiriya kibuga kijye mu maboko ya M23, arafu kibuga cya Goma kiri mu maboko ya M23, arafu Perezida Museveni yatanze itegeko ryo gufata Bunia. Objective ya kabiri no gufata Kisangani, kwisha maneno, bagaparika aho ngaho bakabanza bagatunganya inyuma. Gutunganya inyuma ni ugufasha Red Tabara kugenda igakuraho uriya musaza Evariste, kubera ko hari risike yuko M23 ikomeje ku advancinga ijya Kinshasa. Hari risike yuko indege za Sadake zishobora guhagurukira i Bujumbura zigakubita Kigali. So bagomba rero kubanza gukuramo fuse, bagakuramo ingufu aho ngaho kugira ngo habe hafite control. Gufata Goma no gufata Bukavu, Burundi kabi gifite urusaku, ntacyo biba bimaze. Iyo niyo strategy ndimo kubona. Urakoze. Nombo uravuze uti Kagame ntabwo yihutira gufata Kinshasa, yamaze gufata ikibuga cya Goma, Bukavu yafashe, agiye gufata Masisi. Unavuze naho Museveni yavuze bagomba gufata. Kuba batafata Kinshasa, utwo duce badufashe n'uvuga ngo ni point strategique ya Kagame ko ikibazo M23 ivuga irwanira, ivuga ko ikirwanya ari uko idafite uburenganzira mu karere ikomokamo. Ikintu cyonyine gishobora gutuma ikomeza ikajya Kinshasa ni ukubera ziriya ndege zikomeza ziyirasaho, kandi koko zirakomeza. Bivuga ngo rero gukomeza ni ngombwa, ariko mbere yuko bakomeza urumva baragomba guha amahugurwa
babazarendo abana bose bagenda bafata bigarurira uko bagomba gufata abantu bakabatoza bakabakorera ingando bakongera bakabakoresha ndetse bakanapfa cyangwa bazasigara bakazayobora ariko uko nkubwiye nuko ntago bashobora gukomeza urugendo no kujya Kinshasa. Burundi bugifite urusaku, Burundi burasakuza bafite abasirikare barimo kwifotoza hariya bavuga ngo bagiye kujya muri Nyungwe ngo barashaka kurasa u Rwanda, baravuga ibintu byinshi cyane. Rero ntabwo ushobora kubasiga inyuma, ugomba kubanza ukabastabilizinga mbere yo gukomeza urugendo. Uko Kongo ubushize icyo kibazo ntabwo ubugira gatatu twatsinzwe kabiri dufata Kongo rimwe, ariko kuri inshuro ntabwo ushobora gukora advance kuko ntabwo u Rwanda rufite resources, ntabwo rufite manpower ihagije yo kugikinshasha. Urumva Uganda buri iranabeshya, Uganda irabeshya ngo irimo gufasha u Rwanda ariko nta kintu irimo kubafasha. Abagande nabo ni nk'abari abasirikare ba Kongo ngiye narababonye, nta abasirikare ba Uganda babaye weekend cyane. Urabona abana ba M23 bose bararasa machine gun hypot, imuganda cyose barasa machine gun hypot. N'abantu baba barahukuza bifatira amafoto. Ndakubwiza ukuri, Uganda buriya igira n'Imana nta muntu urayitera. Hagize umuntu utera Uganda nibwo wabona ko abasirikare ba Uganda ari kiyenyeje kweli. Nta kintu barimo gufasha M23 habe na gato. Nukuba bari hariya Bunia bavuga ngo barashaka ADF sirahari, ADF nibo bayikoze. Ariko icyo mbwira barimo kuvuga ngo bagiye gufata Bunia se barayifata ntibayifite se. Nukutangaza gusa ko abasirikare ba Kongo babahindutse bakita bazamura idarapo rya M23. Bunia kabira bigatisubira ariko Burundi problem ubungu ndetse nicyo kintu cyonyine gituma afana adasinzira kuko Muzee Evariste ararara avuga kuri televiziyo avuga intambara, avuga ngo azafata u Rwanda mu minsi 2, wewe mu masaha 2. Wowe ibyo bintu urumva ninde wabyihangana? Umuntu uri mu Rubavu avuga ngo aragufata ngo mu masaha 2 kandi urimo kurwana intambara y'ibindi bihugu, ugomba kumupangira. So nicyo kibazo gihari, ubone ukurikiraho. Uvuga ko Evariste mu minsi mike arabagiye araterwa nande rero Kagame arayirwana te aranyura muri Kivu? Simbizi, I don't know. Ako nicyo gikenewe, nicyo cyihutirwa. Ikintu cyihutirwa no kurasa Evariste, that's urgent, birihutirwa. Kuko ugiye gutegereza indege za South Africa zishobora kuhaguruka zigakora assault ku Rwanda na Uganda. Urumva ziriya ndege South Africa na Congo bakoresha zirihuta cyane, kuko indege kugira ngo irase u Rwanda igomba guhera i Burundi, yajya gukata n'Ubugande bukaba bwarasiwemo, kuko ibihugu byacu ni bitoya ntabwo ari nka Congo. So urumva rero Uganda nayo yagira assault, yaba affected, kandi ku assault nka Uganda ntacyo bimubwiye kubera ko Uganda irimo gukora n'u Rwanda muri izi mission zose. So na Perezida Museveni wajyaga wicecekera ntavuge, uyu munsi yavuze ko bafata Bunia. Umuhungu wabisubiramo ati papa aravuze ngo bafate Bunia. So nukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi Perezida Evariste ikintu yagakoze yakarasha ubungubu ntabwo ari ugutegereza, ariko baramurasa akomeza avuge ajya mu kanisa, urumva ahora mu nsengero ni wavugira ibyo bintu bye, baramurasa ntabwo biri butware igihe rwose, afande aramurasa. None se ubona biterwa n'iki kubantu kuki nk'iyo urebye amagambo Kisekedi yavuze avuga ati Kagame azibeshya akome n'isazi nzahita murasa, ukaba ubona umunsi none Kongo igerejwe ushingiye kwa ariya magambo?
kudakora training ariko ufite amakuru ufite abasirikare ubona byaratewe n'indwara igihe igisirikare barwanye sabye dukoresha abasirikare b'amahanga igisirikare cy'amahanga ni ndavuye ko kijya kimena amaraso cyo gishaka kugihe pension n'udufaranga two kujya gushyira abagore babo n'abana ninde se ushaka gupfira igihugu kitari cye bintu biratandukanye biratandukanye njye ikintu nakubwiye ni uko ubu nta nubwo tureba sekiti nta muntu umwitayeho ikintu cyihutirwa ni abantu bari inyuma hano barimo kuvugavuga abo nibo bagomba gushakirwa umuti none se Varisi kuki we yavuze kuki atarasa wowe ubona biterwa n'icyo akavuga akaba ategereje ko bazamuteraho kugira ngo arase simbizi urumva nje ndeba ibintu uko bimeze ntabwo mba nkorana nabo ntabwo nziranye na Varisi ntabwo mvugana na Kagame ntabwo mvugana na Sekedi ariko ndareba intambara ukuntu igenda ntabwo ushobora kwadivansinga ngo ujye Kinshasa ufite Burundi irimo gusakuza Burundi igomba kuba stabilized igomba kubanza gucecekeshwa kwanza ndetse ikanagira uruhare mu gufasha abantu bajya Kinshasa kandi ibyo bizakorwa na Leta Tabara irabikora mu kanya don't worry uvuga ko Leta Tabara yitwikiriye no kumushakira costume ubu ngubu niyo mbare no gutangira kumushakira costume yo gukora igize yo kurahiriramo za leta ngenda ubu na bagenzi be no kubashakira amakositime no kubigisha gusoma speech ntabwo ari biriya byo kuvuga ngo buriya basamaga speech muri UN tugomba kubashakira n'aba protokole n'abajyanama byose bakaba bateguye hariya Burundi haraza kuboneka nabonye hari n'ubutaka bwiza umuntu yahashyira famu nuvuga ngo Kagame n'ibyaraye mu babasi uri kuvuga ko Kagame yavuye mu nama akaba agiye kubagira inama agahita afata urugendo ubu ngo Kagame ntabwo ajya aruhuka ubu arahageze agiye guhura n'abasikare bose bashyizwe kuri liste y'abanyabyaha ku isi abahe briefing narangiza yurira indege ashaka ahandi hantu ajya mu kanya barambwiraho urugendo rwe rukurikira ubundi abana baradivansing Burundi turayikeneye kandi ntabwo ushobora kujya Kinshasa ufite umuntu uvuga biriya ntibishoboka none se ushaka gushyira imipaka ngo abantu bakomoka mu burasirazuba basaba uburenganzira bwabo nabyo ntabwo wabigeraho ufite Burundi buyobowe kuriya it's impossible